Yes, reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza. Nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro, nizere ko umunsi wawe wagenze neza. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, ni kuri Sawa TV tuzanye amakuru yo kumugoroba, ya makuru mukumbuye muri benshi. It's a breaking news here on Sawa TV. Nzanye ama breaking news muri equipe ya Przd, bitabujije ko turaza kujya no kwa mukeba, ariko ibintu ngo birakomeye cyane. Hanyuma reka nizere ko umeze neza, reka nizere ko uri amahoro, ndetse buri kimwe cyose kiri kugenda neza. Nizere ko wakanze subscribe niba uri mushyashya, reka nizere ko urahita ukanda subscribe. Utari muri groupe, shaka ukuntu ujya muri groupe, hasi ya titre hari link ushobora gukandaho, ubundi ibintu bikagenda neza. Cyangwa unyandikire kuri 0780 938 ngushyire muri groupe yacu ya WhatsApp. By'umwihariko niba uri umukunzi wa APR, ibintu biba biryoshye cyane. Niba uri umukunzi wa equipe ya APR ariko n'abafana ba Murera, twebwe ntago dukorera APR cyangwa rero n'abafana ba Murera turabakira. Ubwo rero reka nizere ko uraza kuryoherwa n'iki kiganiro. Ni ikiganiro gifite ingingo eshatu zigiye zitandukanye. Ingingo ya mbere ni equipe ya Przd, ingingo ya kabiri ni irushanwa rikomeye cyane ngiye kukubwira iraza kuba riba hano i Nyarugenge. Ni pre-season tournament ikomeye irimo ama equipe mpuzamahanga. Ni irushanwa rizaba ririmo equipe ya Przd ndetse na Rayon Sport. Ni irushanwa riraza kuba nyuma ya tariki ya 17 z'ukwezi kwa munani kabisa hano i Nyarugenge, riraza kuba ribera i Kigali. Iryo rushanwa ryateguwe nande, ryaje gute, ibyo byose nibyo turaza kuba tukubwira. Bisobanuye ko mu gihe Przd izakina na Azam, bishoboka ko yakina nayo inshuro ebyiri zikurikiranye, kubera ko bashobora gukina umukino wa gicuti hanyuma bakaba banakina niyo game yindi nkubwiye. Ubwo rero ibyo byose turaza kuba tubiganiraho nyuma yuko turaba tuvuye muri APR, ariko kandi turaza no gusoreza muri equipe. Ariko wahera muri Murera, ariko nje ndahera muri Murera. Aya makuru ya APR mwiye kuyavuga nitonze, navuye muri aya makuru yanda ari gusita ku ruhande ya Murera ngo sinzi uri kumva, nkinjira muri APR ameze neza. Muri Murera rero ibintu ngo birakomeye, reka riho mera aya makuru yo muri APR n'iri rushanwa nze nyagaruke mu kanya gatoya. Amakuru yo muri Murera teyatere. Okay, wenda rimwe na rimwe hari igihe kizagira abantu bakatugarukira. Hari igihe tuvuga tuti, hari igihe njya mvuga ni sometimes dukora ibintu rimwe na rimwe abantu bakabyita inda. Njyewe ntabwo mbaye mfite inda nashakira views mu bafana ba APR, nazishakira mu bareye, kuko ubundi bivugwa ko ari bo benshi, sibyora ni nabo bakunda byacitse. Nakabaye nzishakira mu bafana ba Rayon Sport, ariko kuki nakunda gukora inkuru za Rayon Sport? Njyewe hari ikintu nagiye ngarukaho, ndavuga uyu munsi none niba abapampi bari muri APR bose barimutse bakagenda bakajya muri Rayon Sport, equipe ya Rayon Sport igiye gufacing ibibazo APR yari guhura nabyo muri iriya minsi. Uti kubera iki? Ntago ndagera ku ijambo Perezida yatangaje cyangwa se ibyo Perezida yatangaje. Mu minsi ishize ni ngewe ubwanjye watangaje, ndavuga ni uyu mutoza Fami ya Rutif. Ngira ngo nubwo nari ndi kuri Voice of Africa kuwa gatanu w'icyumweru gishize, ndetse no kuwa gatanu muzongere mu nkurikire kuri Voice of Africa 94.7. Ubwo nari ndi kuri Radio Voice of Africa nibwo natangaje amagambo, ndavuga ni ibi bintu ndabivuze, yewe na hano kuri YouTube narabivuze mbigarukaho, ndavuga ni umutoza witwa Afami ya Rutif ntabwo azigera na rimwe yumvikana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ntabwo azigera na rimwe yumvikana na Rayon Sport. Yewe mu myaka 2 ishize ni njye ubwanjye witangarije, ndavuga ni Rayon Sport ntizigera itozwa n'umutoza w'umwarabu ngo agira ikintu n'iki na kimwe ayihereza. Na rimwe izigera itozwa n'umutoza wigeze yasa nk'ugiraho akantu k'izina. Donc wa mutoza usa nk'ufite agasevu ukuntu kamuvugira, na rimwe bizigira biyikundira mu gihe cyose ufite ubuyobozi bumeze gute. Munyibutse mu myaka mike ishize, mu myaka nk'icumi ishize, munyibutse umutoza waba waraje hari agasevu afite, nakoreka nkita agaseve, ako kantu k'agaseve, kuko si seve nini, kuko nifite ubushobozi bwo kwigondera umutoza ufite seve nini.
nabo yagiye kugerageza izana barabu bari baraje, sinzi nabandi bagiye baza, murabyibuka mwarabu wakubise APR 3-0, murabibuka abo bose, ntago byigeze bikunda. Bro, reka mbwize ukuri, umutoza watangiranye sezo na Rayon Sport mu mwaka wabanjirije uyu nguyu dusoje yitwa nde, ntago ndi kumwibuka. Yaraje kubita APR 3 kuri Super Cup, ariko icyo gihe naratangaje, nabwo nari ndi gukora ikiganiro ndavuga ni Rayon Sport nta nari mizigera iba success mu gihe cyose itozwa n'umutoza w'umwarabu, yego w'umwarabu, kuko aba ni abatoza bakunda ibintu biri ku murongo. Rero iyo mukoroganye ni n'abatoza bakorogwa vuba, n'abatoza bashyuha mu mutwe vuba. Noneho iyo utari ku murongo ntabwo bishobora kugukunda. Aba batoza n'abatoza bakwiye kuba bitoreza muri APR nyine iraza kubiri ku murongo, ni nayo mpamvu byari byaranze nyine ubwo hari abapampe. None se ndakubeshya? Ntabwo ndaza kukubeshya. Equipe ya APR nako equipe ya Rayon Sport mbere na mbere yakoze amahitamo mabi kuzana fami ya Rotifi. Icyo ngicyo narakivuze. Okay, kuko si uko ari umutoza mubi, ni umutoza mwiza, ariko se yavuye muri Mukura bigenze gute? Yavuye muri Mukura nta mukinnyi numwe bari kuvugana, yavuye muri Mukura nta muyobozi numwe bari kuvugana. Uyu afami ya Rotifi ni wabujije Rayon Sport kuzana umunyezamu wa mbere muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda muri seze 2-3 zishize. Uwo ni umunyezamu witwa Przd. Uyu mutoza yaravuze ati reka equipe ya Rayon Sport yabujijwe kuzana umwana ufite talent witwa Elia Kategaya. Uri kumva? Ikipe ya Rayon Sport kugeza magingo aya yemeye kugumana Serumogo ari Omar mw'amabura kindi, yari ifite amahirwe yo gusinyisha witwa niyo mukiza Obed, ariko kubera ngo umutoza Fahami ya Rotifi atamushaka ntibikunda. Fahami ya Rotifi niwe mutoza udashaka uwitwa Kanamugire Roger. Njyewe ubwanjye narabivuze, nzongerana nabisubiremo, shampiyona yaratangiye. Nta nimero 6 n'uyu numwe uzaba uri muri Rayon Sport, nta nimero 6 n'uyu numwe uzaza muri Rayon Sport uzarusha witwa Kanamugire Roger. N'umwana wari ufite tara, umaze kugaragaza ko ari urwego amaze kugeraho, amaze gucaho bande bose, aba badafe bose baraje barasaza baravunikagurika, umwana ararwaza arayitwara. Mediane ya Rayon Sport we n'uwitwa Richard bayitwaye. Ariko uyu munsi none ngo kubera Kongo ntabwo yakunze ngo characterize ngo sinzi ngo nibahuza, uyu mutoza iyo character yo kudahuza n'abakinnyi n'abayobozi ni ibintu byamuranze. Muri Mukura yagiye yongererwa amasezerano, kuri bamwe babyemera abandi batabyemera, bikavugwa ko yirukanwe, ngira ngo umwara nabyumvishe, bikarangira yongereye amasezerano. Ejo bundi yavuye muri Mukura, sibo barose match ya mbere ya match ya nyuma ya shampiyona, sibo barose igera. Urumva? Uyu mutoza witwa Afami ya Rotifi yitsindishije match nyinshi muri Mukura mu rwego rwo guhima abayobozi n'abakinnyi bamwe na bamwe. Yitsindishije match zimwe na zimwe, kandi yagera kuri APR na Rayon Sport, yagera kuri Police, yagera kuri equipe ukabona n'umutoza ukomeye, ariko yagera kuri twa dukipe dutoya akitsindisha. Marini kazi kamuhonda 3 atari abayobozi ba Mukura bariye ruswa, ari akaboko k'uyu mutoza witwa Afami ya Rotifi. Iyo ni inenge ya mbere, iyo reka tuyiveho, reka tujye ku buyobozi bwa Rayon Sport. Ibi bintu mvuze ku mutoza ntabwo ari uko uyu mutoza ari mubi, fete attention, uyu mutoza ni mwiza cyane, uyu mutoza rwose yabishatse, uyu mutoza abaye yabishatse ni umutoza waba mwiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni umutoza waba mwiza rwose, akagufasha kugera kuri buri kimwe. Uri kumva? So ikintu ugomba kumenya rero ni iki? Ikintu ugomba kumenya cya mbere cy'ingenzi nuko kugira ngo umutoza agere ku bintu. Noneho nk'uyu munsi byawe no byahitse bihumira kumira, ari none agiye guhima Rayon Sport. Rayon Sport ni mureba nabi, uyu mwaka ugiye gukurikiraho muraba bakane. Ngibi ndabivuze, ntabwo ari ukwanga Rayon Sport, ntabwo ari uko Rayon Sport ifite abakinnyi bagomba kuba bakane, ifite abakinnyi beza, nabiri kugura yongeramo si ngombwa. Abakinnyi Rayon Sport ifite ni beza. Adama Bagayogo, Aziz Basani n'uwitwa Forunganye bakataka ikipe gatwara igikombe, uko niko kuri. Uwitwa Richard Ndayishimiye
Kanamugire Roger, Richard Ndayishimiye n'uwitwa Abedi Bigirimana batwara iyo mediane. Uri kumva? Umunyezamu witwa Passiendi kuriyo aha umwanya, uwitwa Serumogo agafata uruhande rumwe. wa mutara museo kuri gatatu ngo wi Burundi ko wumva ngadafunga na baro. Uri kumva? Ariko icyo ndi gushaka kugarukaho ni iki? Rayon Sport ntabwo ifite ikipe mbi, ariko none ko batangiye kwitana ba mwana champion igitangira. Ibaze aho Przd, aha reka tujye ku buyobozi. Nubwo natangaje ibingibi ku mutoza, ni nanjye muntu watangaje ni mu mateka ya Rayon Sport nibwo bwa mbere iyobowe n'umuperezida utazi umupira, nibwo bwa mbere iyobowe n'umuperezida w'umuswa kuva Rayon Sport yabaho mu mateka. Ndongera mbisubiremo, kuva Rayon Sport yabaho mu mateka nibwo bwa mbere ikipe iyobowe na perezida w'umuswa. Perezida w'umuswa kurusha abandi bose babayeho mu mateka ya Rayon Sport ni perezida witwa Tadeyo Twagirayezu. Ntabwo ndaza gutinya kubivuga, nanabivuze kenshi, ndaza kubisubiramo. Niwe perezida w'umuswa Rayon Sport igeze mu mateka yayo. Ushobora kwibaza impamvu? Impamvu nta yindi. Uyu mugabo witwa perezida Twagirayezu Tadeyo ni umugabo wabaye mwiza cyane, ni umugabo nyine wabaye mwiza cyane mu mvugo, kubera nyine bitangaza, urumva bakiza ari abasaza bari kumwe. Uri kumva? Ariko igitangaje nuko kugeza amagingo aya mu mezi nk'abiri atatu ari imbere araza kwisanga yabaye nka Munyakazi Sadate asigaranye ikipe wenyine. Ndaza kubwira impamvu uyu Twagirayezu Tadeyo atari umukinnyi, atari umuyobozi, ari we muyobozi mu Rayon Sport igize. Tureke ibintu byo kubatangaza ibintu biri anti sport, donc nyine bidakwiye umuntu nka perezida, bitari na sportif nk'umuntu nk'umuperezida, bitiyubahishije nka perezida. Hari amagambo atangaza kwibaza, uyu ni perezida wa ekipe ikomeye, ekipe ya mbere Nyarugenge bro, ikipe ikunzwe kurenza izindi zose Nyarugenge. Ntabwo ari amagambo yakaba yatangazwa na perezida. Uri kumva? Ndaguha impamvu ebyiri. Uyu mu perezida ntago amaze igihe kinini n'amezi 9, ariko se ni iki kintu ari gukora kigaragaza ko Rayon Sport ifite future y'ejo hazaza? Nujya kureba abakinnyi aguze bose, yaba abo yaguze mu kwa mbere, kuko nabe iyo ugiye kureba n'abarimo bakanyakanya, uzi ko ari abaguzwe sezijya gutangira baguzwe na Jean Fidel. None se ndakubeshya? Ntago ndi kukubeshya. Ni Serumogo kuri gatatu nyine hari igihanga twese turabizi. Uri kumva? Nujya kureba muri defense ni babandi bazakina, n'ubundi umushyu uzakina wenda ni nka Rushema Chris. Uri kumva? Abanyezamu babyanga babyemera, ubundi aba bose bahari. Uwitwa Ndikuriyo Pasi arabarusha, yakabaye ari we. Uri kumva? Nujya mu kibuga hagati Kanamugire Roger, aba bari kuri gatandatu bose bari mu matest n'ibiki, yakabaye abarusha. Uri kumva? Richard Ndayishimiye nuko, wenda ukiyongeraho Abedi Bigirimana. Uri kumva? Aba bose b'imbere birwa bisirasimba mu myanya sinzi bande na bande. Adama Bagayogo arabarusha, Aziz Basane Kuranya arabarusha, yewe na Furunganye nakira umwanya nuwe. None se urumva ikipe yose atari ya retired? Ariko nkabigarukaho ngo urumva ngo wanga abasaza ndabanga ndabahora iki? Sibyo? Uyu mugabo ni iki kigaragaza ko ufite development. Uraje mu ikipe, ufite ikipe irimo umukinnyi witwa Roger Kanamugire, ari kuzamuka neza. Ni iki kintu wamufashije kugira ngo azamuke neza? Usanze ikipe yatsinzwe ariko ifite umwuka mwiza, muraje muremye umwuka mubi ngaho ngo amaruswa ngo ibiki n'ibiki kubwa Twagiraye kubwa retired. Hanyuma se bibutse gutanga ruswa, iyo APR yibutse gutanga ruswa muri APR muri Rayon Sport, abo bibutse gutanga ruswa Rayon Sport yibutse abantu bibutse kuyiba kuri rwa rwego, ari uko abasaza baje. Kuki ibyo tutabyumvishe ku bwa retired? Niyo mpamvu bakubwira ngo civilian azahora ari civilian. Sinzi impamvu nushaka ubyemere cyangwa ubyange, ariko civilian ahari hose aba ari civilian, atandukanye n'umukomando rwose. Sibyo? Atandukanye n'umukomando. Mu cyaro niho wajyaga kumva
ukumva baravuze cyane cyane ababyeyi baba mu bintu by'amasosiyete bino bitanga amafaranga by'amakoperative, ukajya ukumva nk'umuntu aravuze ati yewe ati n'ubundi nta kuyoborwa n'umugore. uri kumva rero n'aya ma ekipe abafana hari igihe kizagera bavuge bati nta kuyoborwa na civilian. none se njye ndabeshya? rega njye ndavuga iby'ukuri. Rayon Sport yibutse kwibwa ari uko iyobowe n'aba basaza. Retired ko yayoboye imyaka ingahe? Ibyo bintu mwigeze mubyumva yirwa mu marira ngaho byarabaga akarekarama nk'uko n'abandi barikarama, nk'uko n'undi muntu wese yibwe akomanta ku musifuzi, ni ibisanzwe. ariko kubera iki mu bikabiriza? Abakinnyi ba Rayon Sport bibutse kurya ruswa ari uko babonye abasaza baje. Karimwe ahubwo mufite amafaranga batakabaye banarya ruswa. uri kumva muzanye icyo kintu ni mwe mufite kuva waza muri iyi kipe, iyo myuka niyo ihora muri APR, urumva nako muri Rayon Sport, urumva. Ariko se bizarangirira he? Bizacura iki? Bizacura iki? Urumva kariho hahandi uzasanga ibintu bihora mu nduru ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibaza umuntu nka perezida, nje narabivuze ndabona aba bagabo iyi komite na family rotifi nibazigera bumvikana. Abarebe bari bamitanye baranuka, n'ubu bari bunuke ndabizi, ariko nushaka unuke it's up to you. Icyambere nuko ndi kuvuga ukuri, it's up to you, it's up to you, it's up to you, mbivuze gatatu, it's up to you bwa kane. Bro, ntabwo nzaza ngo ngubeshye kugira ngo ukunde wishime, ntabwo nzaza ngo mvuge ibi. None se ubu ibyo navuze nibihindukiye bikaba, erega muraza mukanuka, ariko at the end of time kuri kukongera kukaza, sibyo? Kandi abanyakuri nitwe dutukwa, uri kumva? None Samu Karenzi ko yatangiye kubitakana ari we wari ubashyigikiye, biraza kugenda gute? SKFM ko numvisha yatangiye kubapangurura ari bibaryamyeho, iryamye ku basaza, biraza kugenda gute? So ikintu cya mbere ngewe ngomba kukubwira nuko imiyoborere ya Rayon Sport mbere na mbere, Rayon Sport nibishaka gutera imbere, ayo matsinda banayageramo bataranatera imbere, nejo bundi bagiye bakayatwara pe bakageramo bakanatanga niyo APR mvuga ngire organize, uri kumva? Ariko se umureyo akeneye kubona equipe ya Rayon Sport yishima ukwezi kumwe, hanyuma akamara imyaka 4 yicura burinde, akamara imyaka 5 atsikamiwe na APR, hanyuma kujya mu matsinda by'igihe by'ukwezi kumwe, hanyuma ukamara imyaka 7-8 ikipe igutsikamiye, ukaza ukongera ukazuka ugatwara nk'icyo gikombe cya champion, ukongera ukarere ukagwa nk'ibere ry'umubyeyi. Hanyuma ibyo nibyo umufana wa Rayon Sport akeneye. Twebwe dukeneye kubona Rayon Sport ihatana kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 10. Dukeneye Rayon Sport yubaka champion y'u Rwanda. Turabizi ko kugira ngo champion yacu y'u Rwanda ikomere, Rayon Sport yabigiramo uruhare, uri kumva? Rayon Sport yabigiramo uruhare. Rayon Sport yabigiramo uruhare, ntago ndi kukubeshya, sibyo? Kuko equipe ya Rayon Sport ni imwe muri mwizina rikomeye cyane rinini pe hano Nyarugenge, ritana hari byaba ari ikibazo ku mupira wacu. Ari nayo mpamvu twirwa tuvuga ibi. Hari igihe uzukana ushobora gusanga nk'urusha urukundo nkunda Rayon Sport, uri kumva? Ibaza umuntu nka perezida wifata akavuga ati uyu mutoza ni igihuha pe, abakinnyi bari kwirwanaho, niyabitangaje. Hari igerega nabivugaga abantu bakanuka, ngwe ngibyo babikuye, ngo vuga ibihuha byo muri APR, ngibyo muri Rayon bireke. Mwaranutse ndabizi, I know, urumva? Ariko nyuma yo kunuka mugeze kuki? Nyuma yo kunuka mugeze kuki? Ibi nibyo nahoze mvuga, ndavuga ni uko byagenda kose ukuri kugeraho kukamenyekana, muri kumva? Ukuri kugeraho kukajya hanze. Ibi bintu Muhire Kevin yasize abivuze, aravuga ngo ikibazo nsize muri Rayon Sport ni ubuyobozi bw'ikipe, dufite ubuyobozi bubi. Muhire Kevin yarabivuze kandi n'umwana w'ikipe. Hanyuma we nuko yangaga Rayon Sport ntiyitwa umwana w'ikipe, yasize abivuze, aravuga ati ngewe nitwa Muhire Kevin ndabitangaje, tuzize ubuyobozi, uri kumva? Ibi ni ibintu nagarutseho kenshi, ndavuga ni ubuyobozi bwa Rayon Sport ntabwo bikunda, nibwo buyobozi bubi. Umuyobozi witwa Twagira Yezu Tade niwe muyobozi mubi wabaye. Umve ko ngewe mushyira ku rwego, mushyira n'inyuma ya Sadate, kandi Sadate nawe yaraje akazambya ibintu, ariko kuzambya ibintu we nuko banamutereranye.
umuntu aje ari mushyashya mu mubyimbisha ni nkanjye wama kuyobora ubu se navuga iki nakora iki harimwe na rimwe ngiye mba mbona Sadate munamurenganya urumva we yafashe ibyifuzo afite namwe akabibabwira ibyifuzo umufana yagira namwe niyo mpamvu mu gihe yabibabwiraga mwahitaga muvuga muti oye ariko nyuma ukuntu mwamuteye imijogojogo cyangwa bare hanyuma reka nsoreza muri Rayon Sport twigirishe Shyorongi ariko ibi bintu biveho rwose nabigarutse igihe kinini mbibabwira igihe kinini ariko iyi ni resulta y'ibyo nagiye mbabwira sibyo umuperezida wifata akavuga ngo abakinnyi bari kwirwanaho ibaze ko umutoza atari gushaka ko uyu munyagabo Mucyo Anta yazanye akora imyitozo ariko perezida yayitangarije aravuga ati uko byagenda kose baba babishaka batabishaka uwo ari we wese ngomba kumuha umwanya abareyo bati ubwo Mucyo Anta yagucengeye amaze kuguha ibihuha bibiri amaze kuguhangika abakinnyi babiri uri kumva ibyo byose ni ibiri kugenda bivuga ibyo byose ni ibiri kugenda bigaragara uri kumva kandi ibi ni ibintu nagarutse igihe kinini abareyo baramitana sawa rero ngaho ni mwenjoying ibitutsi mwanutse ngaho ni mubyenjoying ubu se murishimye ko mwanutse se ubu murishimye noneho hanyuma si byo mwanukiye si byo muri kwishimira ngaho ni mubyishimire ngaho ni mwishimire ko mwanutse ni mwishimire ko mwagize mute hanyuma maze ndo ndakubwiza ukuri ntabwo kujya gutinda kugaragara uyu munsi none twe turi abantu bareba umupira hari abirwa banuka ngo ubwo se ngo bivuga ngo babirebye he ngo ko tutakubona kuri tere hari umuntu urusha ubuhanga mwanafunzira ninde wari wamubona kuri tere mu nkuru zo kuri tere ntabwo umunyamakuru mwiza wese bimusaba kujya kuri tere ubusa aba bakora ku mugabane w'Uburayi bogeza match zo ku mugabane w'Uburayi bazisesengura abo muzi bajya kuri tere bajya kuri stade Emirates cyangwa na hehe za Santiago ni bande bikuraho kuba ari abasesenguzi beza se kandi bakavuga ibintu bikaba hari umuntu ushidikanya ku busesenguzi bwa Rugaju bwa Mugaragu bwa Bafuadi na ba Gicumbi ninde muzi muri abo ngabo wicaye muri stade byibuze nka Emirates cyangwa OT cyangwa za Etihad na za Santiago na za Camp Nou ninde mwabonye muri abo hari umwe mwabona Anfield cyangwa Stafford Bridge ariko se bikuraho kari abasesenguzi beza umva jurira ibibazo bifitiye ngewe ndeke uri kumva ariko icyiza nuko mba naravuze ibintu mukanuka koko ariko at the end of time perezida kaza kabibibwira ngaho ni mwishimira ibyo mwanukiye reka nigire muri APR yara nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu APR umwitozo ifite umutoza niwe wisabiye match ya gorira aravuga ati mu makipe yose dufite muri iyi minsi yose dore yabaye ibihuha amakipe twakinye nayo ni ibihuha mwongere munzanire gorira umutoza aravuga ati mwongere munzanire gorira duhangane gorira barayizanye ku munsi w'ejo ku isaha saa 12 nababwiye ngo ndaza kuba ndi muri stade saa 12 zuzuye ndaza kuba ndi muri stade uri kumva saa 12 zuzuye ndaba ndi muri stade ya Kigali Pele Stadium ubwo nawe niba uraza kuba udahari nitandukanyije nawe ubwo urwego rwawe ndarubonye niba uraza kuba udahari nitandukanyije nawe urwego rwawe narubonye ushobora kwibaza rero ngo niki kigiye kuba muri equipe ya APR wenda ndahita nkomoza gato no kwirushanwa bafite APR ni ikipe iri guteganya ishaka gukina n'ama equipe akomeye cyane nyuma yuko imaze kwipema ku ma equipe navuga ko agerageza hano inyarugenge yari yatrayinze Mukura biranga ariko yavuze iti Mukura tuyibuze tukongera tugakina indi game na gorira ntago byaba ari bibi ari nayo mpamvu APR yatekereje ku aribwo APR yatekereje kuvuga iti reka dukine na equipe ya gorira nanone nyine so ni ku munsi w'ejo ku isaha saa 12 APR isoje imyitozo mu kanya kashize APR FC rero ikaba ikomeje
ikomeje gutegura umwaka utaha w'imikino. So bimwe mu byaranze imyitozo rero wenda naba nkubwiye mu minota nk'ibiri mbere yuko nerekeza kuri iyi nkuru y'iri rushanwa. Ekipe ya PRFC imyitozo yayo y'uyu munsi yaranzwe no gutsinda. Buriya umutoza witwa Abdelrahim Taribu, umutoza witwa Abdelrahim Taribu, buriya ngo ntabwo yari yanyurwa cyane n'uburyo bw'imitsindire, kuko ubundi ngo ntabwo ari umutoza unyurwa iyo yatsinze igitego kimwe cyangwa bibiri. Ibi bintu nabigarutseho, uri kumva? Ari kuvuga ati ndi umutoza ushobora gutsindwa ibitego, yego, kuko buri match amaze gukina yose havuyemo match bakinnye na n'Intare, ariko ubundi match bakinnye na Gasogi ndetse na Gorira binjijwemo ibitego 3. Nuko ngo muri match 3 amaze gukina yinjijwemo ibitego 3, ariko we yinjije ibitego 10. Donc ni umutoza ushaka gutoza umukino urimo ibitego byinshi. Ariyo mpamvu uwitwa Quattara, uwitwa Memeri Dawo, uwitwa Omedi n'uwitwa William Toge, abo nibo bantu umutoza yafashe. Aravuga ati, abwira abatoza bungirije, aravuga ati mwebwe mube mubyimba abo batara mu bandi, abo ba defenseur n'abamediateri mu babyimbe, njyewe ndaje nkora ibishoboka byose aba ba rutayizamu mbatoza. Uwitwa William Toge n'uwitwa Quattara bafite misiyo yo gutsinda ibitego byibuze buri mukinnyi. Abo babiri bakaza babwira umutoza bati ngibi ibitego 2 turabifite, buri mukinnyi ibitego 2. Ubundi ni ku mutoza, niyo misiyo yabahaye. Uwitwa Omedi n'uwitwa Dawo nabo bafite misiyo yo kuvuga ngo buri game ba providinze assist byibuze 1 cyangwa 2, byibuze buri game agomba guprovidinga assist. Niyo misiyo y'aba bataramu bafite. Uko niko umutoza witwa Abdelrahim Taribo ari kubatoza. Mon chers amis, ibintu birakomeye, faites attention utaza kugira ngo biroroshye. Ibyo nibyo biri kubera mu myitozo Shyorongi. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ubwo tuze guhura, icyo nakubwira nuko abakinnyi bose bameze neza usibye Ronald Sekiganda, ariko abakinnyi ba Peri bose bameze neza, bariteguye. Seyidu Dauda Yusuf n'Urutare ameze neza. Mbatuye umwana witwa Ngabonziza Pacifique n'Urutare, nibizabatungura ejo yongeye akabona match ibanza akabanzamo nyine, ntibize kubatungura yisanze mu ikipe ya mbere ku munsi w'ejo. Ariko icyo nakubwira nuko ekipe ya Peri iri tayari cyane ku munsi w'ejo saa 12. Hanyuma rero hari irushanwa rya pre-season rigiye guhuza ekipe ya Rayon Sport, APR, Police ndetse na ekipe yitwa Azam FC. Azam yifuje kuza gukorera pre-season hano mu Rwanda, ikavuga iti ntago twaza gukina na ekipe ya APR gusa, ahubwo tuzaza dukine na APR hanyuma duhite dutegura. Biravugwa ko aya ma ekipe yombi yabigize mu ruhare mu gutegura iyo pre-season. Ni pre-season izaba irimo ma ekipe 4 nayakubwiye, bazakina guhera kimwe cya kabiri. Bazakina nuza turunwa. Bakine nyine buri kipe ihure n'indi imikino 3. Bazakina imikino 3. Hanyuma izabaye 2 za mbere foruma ntabwo iramenyekana neza, na makuru ndi gukabuta ejo bitazahinduka baratubeshye nyine ni biri kuvuga. Hanyuma 2 za mbere zikaba zakina umukino umwe wa nyuma, bitewe n'imikino bashaka gukina, kuko barashaka ko bakina byibuze buri kipe ikavamo ikinyi imikino 4. Kandi kugira ngo buri kipe ikine imikino 4 nuko bakina imikino buri kipe yose igahura n'indi byibuze, bivuze ngo buri kipe yabikinye imikino 3, hanyuma bagakurikizaho gukina amafinali. Nuko ngo 2 za mbere zigahura na 2 za nyuma zigahura, kugira ngo nazo nyine zibe zikinye imikino, nuko ngo buri kipe icyo gihe yabikinye imikino 4. Noneho bagasigara bavuga ati ya mbere ni ibite ni yakinyine, urumva nawe murabyumva, ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane. Ni irushanwa riraza kuba ririmo n'agafaranga, bari gushaka n'abaterankunga, barimo na Azam TV, sibyo? So ibyo byose ni biri kuvugwa rero. Hanyuma aya ni amakuru yaragezweho muri uyu mugoroba, reka nze kugaruka mu gitondo. Mbashimire mwe mwese twabanye, ubiteka komeza bihamye nawe. Ejo saa 12 ni gahunda APR vs Gorira, saa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Ciao.